kano kanya ikintu kinzanye hano kunuza kuri kamera kugira ngo tuvugane cyangwa kugira ngo ngire icyo mbabwira ni ikintu kimwe. Sometimes abahungu turisuzugura, kwisuzugura kwacu n'ahandi bituruka. Umuhungu ntabwo ashobora, umukobwa mwiza cyane nta muhungu ushobora kumusuza, n'umuhungu nawe yaba ari mwiza agira isoni zo kumusuhuza. Akandi ikindi cyongeyeho, abahungu dufite ikibazo kimwe kirekire gute, turumva ko abakobwa bose tubafata ko babaye indaya, ni ibirumbo, nta kindi kintu bamaze usibye kuvuga ngo bakeneye umuntu ufite imitungo, ufite ikintu. Sorry, ntabwo ariko ibintu bimeze. Abo bashiki bacu bakeneye umuntu uri serious, bakeneye umuhungu ufite urukundo, uri perfect mu byo agiye kujyamo. Sometimes abahungu benshi bitewe tujya twivugishwa ngo abakobwa barabuze, ngo abakobwa ukunuku, ngo byagenze ukunuku. Suko byagenze ukunuku, hoya, ahubwo uvuga ngo twebwe ubwacu igihe kinini cyane tugiye dufite tugispendinga turi muri job, ntabwo tubona umwanya wo gutera abakobwa ngo tubabwira ati si urareba sheri wanjye uko, no kugira ngo tuvugane nuko biba biducitse cyangwa tubonye amahirwe yo kuvugana nabo. Man, njye nigeze gukundaho nyine narubabariye muto, ariko gusa kuba narubabariyemo nanjye sinarenganye uwo nguwo, ahubwo njye nkwiye kwireba nkanirenganya. So iyo tugiye gukunda ntabwo tugiye kure, akenshi ntabwo tureba type cyangwa shape y'abakobwa tugiye gukunda. Akenshi usanga dukuruwe n'uburanga, ko ateye niki, ibintu nk'ibyo, ariko tukirengagiza imitima yabo. Bara nibo batubyara. Nanone sometimes ari njya mbagaya nkabagarukaho, ugasanga umukobwa kuvuga ngo uriya muhungu ngo nimbwa So umuhungu mwarakundanye, yakugiye mu maguru, ugiye uhora hamije ngo nimbwa. Ese we urumva ari iby'agaciro kuri wowe? Ubwo nabimbwa urabimbwakaza, nabimbwa urabututse papa kuko nawe ni umugabo. Tujye tuha respect ibyo dukora, aho tuva iyo tujya hatandukanye n'ibyo twumva mu matwi yacu. By the way, ikindi kintu ngarutseho sometimes, ibyo by'imitungo, hariho n'abakobwa bafite iyo mitungo n'abahungu bumva ko babakeneye. Nanjye ndacyari single, si ukuvuga ngo nuko n'undi married, ndacyari single kandi nabwo ndacyasashisha ubu tuzabana, kandi ndiza neza ko igihe nzamubona. Hariho umukobwa wihanganira buri kimwe, akihanganira ko ubayeho, akaba ati uyu muhungu abayeho gutya, reka mbyihanganire, akagusanga mu bukene bwawe, akavuga ati I'm ready kubaka, reka dufatanye dukore ibyiza kurushaho, reka mfatanye nawe tugere kure. Ariko ikindi kinangaza nuko mukora mwagiriwe umugero, ukabona umugore wawe waje gufata kuvuga ati wapi ni mubi, utangiye kujya mu bandi. Abakobwa barahari bafite urukundo, kandi urukundo rwabo hari abajama baruteganyirije, hari abajama bafite urukundo batagendeshwa n'irari ngo cyangwa ikindi kintu runaka, ahubwo biteguye abahungu bakeneye kubaka. Umukobwa uzakwihangana kuri mu kazi ko kuri gushaka iterambere barahari, ariko nanone hariho abakobwa bumva ko bakeneye care gusa, kwitabwaho, kumva ko care gusa. Umuhungu 28 bari kumwe muri ghetto oya, ntabwo ari ibyo dukeneye. Dukeneye abagore b'ejo hazaza beza, dukeneye abo ngabo twita abamarayika b'urugo, dukeneye abo ngabo bazatubyarira abana bakabaha uburere. Ntabwo dukeneye umukobwa ujyariye kunza akifata ariko akajya gutukana. Uriya ntabwo ari umukobwa, yaranigirwa mukobwa. Abakobwa beza bafite agaciro, respect, baricaye baratujije, bategereje abahungu bafite imitima bazabagira abagore, bategereje abo ngabo. N'abahungu bameze uko nguko barahari, bafite imitima, bemera gukunda, bemera buri kimwe bakagishyiramo imbaraga, bati njyewe ejo niteguye umukobwa umeze gutyo. Njye navuze ati umukobwa nzakunda nshobora guhura nawe kuri social media, nshobora gukumitinga nawe duhuriye mu nzira, dushobora guhura mu kazi, sinzi nzamukunda.
nababajwe rimwe mu rukundo, ariko kubabazwa mu rukundo nanjye mbifitemo uruhare. njye ntabwo namuhaga umwanya uhagije, nari umuntu nyine ufokasinze kuhiga amafaranga, kwiga amafaranga, ko ndi panga mvuga ati ubukwe buzatwara ya spending jagaraye mu mutwe nazo urwomeza. Yihurira n'agasore kazi gutanga keya, kamuhura uruhande. Njye namwumvaga ibyo avuga byose, nimba arafaranga ati ukeneye ngenga yago, ariko yuriye n'umusore umuha keya, umwegera akamarana igihe kinini, kuko njye byose nari mbishoboye. So rero guys, mureke dushyire hamwe dukore, nidukora tuhe agaciro nabo ngabo turi kumwe nabo. Wenda umuvugishe rimwe mu gitondo, akenshi dutaha tunaniwe, nimubwo twita twirambika no kuvugana nabo bikatunanira. Rero dukwiye gufata umwanya no kwegera abo ngabo twitwa ko turi kumwe nabo tugiye gukunda, ukabanza ukamubwira ukuntu umeze, ukamutegeza ukuntu uhagaze, ukuntu akazi kakugora, ukuntu urwa muri job mubona ryari. Na wa muhungu mukundana umara iminsi 2 atagwamugaye iminsi 3, si uko batagukunda, abagukunda. Umukobwa abagukunda niko kuri kw'Imana, ahubwo abari kureba ikizabatunga ejo, abari kuvuga ati reka ndebe ko uyu mukobwa n'umuhungu twabaho. Akenshi mutekereza yuko abahungu turi abasazi, abahungu tudakunda, abahungu tutagira utuhoya, turakunda. Especially nanone nimba ujya gukunda umuntu inkunda rubyino, nyine isanga inkunda rubyino, ariko hari abantu bari seriye bakuze hejuru y'imyaka 25, uriya muhungu abazi icyo ugomba gukora, abazi icyo ugomba gufukasingaho, n'amafaranga yo kuyarya bari kuyajera. Ntundi ujya guteta n'umwana w'imyaka 20 afite imyaka 23, ntazo ujya uvuga ngo abahungu baramukiye n'imbwa. Naho wateretanye nawe niwe uminingore. So guys, ni hano kuri channel ya Positive Show, TikTok nitwa Niga Pacific, ariko ni Positive Show n'ubundi bisanzwe, nahangaha kuri IG kuri Pacific Michel. Iki kiganiro ngiye nshaka kuza dukorana ikiganiro inshuro nyinshi cyane zitandukanye, noza kuri TikTok buri saa 9 nari mu kazi, cyangwa n'abandi mu kazi tuba dukora live, tuganire ku buryo burambuye, twumve ibitekerezo by'aba mindset zabo ngabo bari hirya no hino, kuko live uhuraho n'abantu benshi cyane bashaka kuba mwaciriga mwanaganira, ibyo bikaba byanafasha. So rero guys, reka dukomeze kugenda tubana kandi tuganire kurushaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nizere komeze neza, turakomeza. Comment ndazikeneye, wakora flow utayikora, wakora subscribe utayikora, byukora icyambere nuko wenda ubutumwa ngiye kuzazamba cyangwa kuzatugana buzaza bubagera. Samurakoze.